nongeye kwikaze nanone ukukiye Kubura Media TV uyikunda kongeye kwikaze kandi mu kiganiro aho tugenda tuva ku matopic agiye atandukanye tugana n'abakunzi bacu ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero kuko bisanzwe ntago muri zomba n'igihe nyine mba ndi kumwe na mugenzi wanjye, reka mbaze mwakire. Ndakwakiriye. Urakoze cyane David. Okay, uyu munsi rero twazanye topic nshaka ko tuganira n'abakunzi bacu, tugenda tureba ibibazo bimwe bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane uyu munsi turibanda ni topic navuga ngo twibanda ku rubyiruko, tuganira nabo batubwira ibitekerezo byabo, ariko muri topic tugiye kuganira ubwo babicisha muri comment, ushaka kumva ikiganiro ukandika igitekerezo cyawe nta kibazo. Ariko nkuko mubizi iyi topic cyase iyo tugiye gukora ikiganiro cya topic tubanza segment ko kubaza jya na mugenzi wanjye tukabaza tugiye dutandukanye, ariko ni bya bibazo navuze ko umuntu avugisha kuri kugira ngo yenda hari umuntu wagakoza kwa hano yakumva nawe akavuga ati se hano wakimbaza nanjye nasubiza gute. Okay, Irene, uyu munsi ari cyo wateguye? Ntago cyabura. Reka mbanze nakire abantu badukunda kuri Kubura Media TV, buri wese ahuriwe nguhaye ikaze. Ndakwakira. Uyu munsi turi kwa kabiri, ikiganiro cyo murakizi ni byandi ntabwo tujya kure y'ubuzima busanzwe tubamo, ibintu tuganira babiri mu buri bwa buzima bwacu bwa buri munsi. Reka ntangira ngubaza rero twihuse cyane mu gasegment kacu ko kubazana ikibazo kimwe ariko ukavugisha kuri ikibazo nateguye cy'umunsi kiragira kiti ku myaka yawe ndibaza ntago ufite mikiya, ntago ngiye kwivuga ariko ntago ari mikiya nanone hari ubuzima bagiye ucamo bwana n'abantu bagiye batandukanye abahungu n'abakobwa. Ndavuga ku myaka yawe ugeze waraterese? Naraterese. Okay. wari bwa kunda umukobwa, reka mvuga umukobwa kumukunda igihe runaka ariko wajye kumubwira akata bihakana ko kanya katabakana ntago byakunda akwanda kakubaye agahita bihakana. Nimba atarakubaye ni yego, nimba atarakubaye oya ntago kambaye ako kana. Okay, dukomeze. Impamvu kawena mvuga akantu gato, impamvu akantu katigeze kambaho kuva na kera natinyaga ibintu by'indobo. Ubwo rero ikibuga cyose nyaga kwinjiramo nyine ngiye guterera nabanzaga kumekinga shoka aho hantu tuzakora. Okay, dukomeze. Aricyo wateguye uyu munsi? Yareka nkubaza ikibazo ndashaka kukubaza. Nibyo nyine by'ubuzima busanzwe tubamo bwa buri munsi. Reka nkubaze ni situation runaka, ugeze muri iyo situation wabyifatamo. Iyo situation ni iyi, ufite umukunzi wawe aguciye inyuma, urabimenya nyine icyo kintu wabyifatamo ute, wabigenza ute? Aho amagambo make cyane. Aho ngaho iki cyo nakora nahita menya impamvu yatumye abikora. Iki cyo nicyo namubaza, tubasha kuganira nahita menya ni kubera iki wanciye inyuma, ni iyihe mpamvu. Yabinsobanurira nkabyumva nakumva rega umuntu ashobora guca inyuma ari n'amakosa yawe birashoboka, ariko nyine icyo gihe nahita menya impamvu yabikoze yansobanura nakumva ari okay. Imbabazi umuntu azihora ngende ndazihora niko navuga, reka ne kuvuga abandi nkamubabarira nakumva ari n'umuntu ari byamuturutseho, ubwo sinzi ukundi ko nabikemura, ariko nyine nuko nayo. Kuri wowe n'imbabazi wazitanga? Imbabazi nazitanga. Kunca inyuma umudukundana kanca inyuma, imbabazi nazoma ariko bitewe n'impamvu. Reka dukomeze. Uyu munsi rero twazanye topic igira iti ariko n'ubundi turibanda ku rubyiruko afite imyaka ijya kungana n'iyacu cyangwa se irutseho gatoya, tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ariko uyu munsi dufite topic igira iti ni iki gitera abakundana gucana inyuma, umusore n'umuhungu? Ntabwo twavuze abashakanye, turavuga abakundana, bimwe dukunda kwita amakupure, lovers, abakunzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iki ni ikintu tugeze ni topic tujye kuganira muri akanya mu gihe cy'iminota igera kuri 10-20 gutyo, tukaganira mu by'ukuri kuri wowe Irene yiwica ukumva ni iki gitera abantu bakundana, umusore n'umukobwa ari barakundana yenda bafite ibindi bapanga kuzakora mu gihe runaka, ariko bakajya bacana inyuma. Kuri wowe wumva ari iki bitera? Ese kuri wowe wumva ari iki cyatuma uca inyuma umuntu ukunda? Iyi ngingo rero nubwo wenda tuba dufite iminota mike, ariko iyi ni ingingo iri broad cyane. Sinzi niba navuga ngo ni ibintu byahoze, ariko hari igihe usanga muri iyi minsi niba ari uko n'iterambere rigenda nyine
iterambere rigenda ryexpose ibintu byinshi tutari dusanzwe tuzi imbere ni ibintu navuga ko byeze bikunda kubaho cyane, izo kezi zikunda kubaho cyane, kuva umuntu aba runaka yanciye inyuma, umukunzi wanjye yanciye inyuma, umukunzi wanjye nta kigenda acana inyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo ntago nzi niyo wenda ndagenda ngiye uko mbitekereza ugenda kubitekereza ibyo wabonye ibintu nk'ibyo icyo nzi cyo buri kintu cyose kibaho hari impamvu kugira ngo umuntu ajye guca inyuma nyine bitewe kuba hari impamvu eda zishobora guturuka ku mukunzi wawe nyine ku giti cye cyangwa nawe zishobora kuguturukaho zikazamutera kuguca inyuma. wenda reka mvuge ku kintu cya mbere, naho umuntu ugiye kuguca inyuma nemera ko hari igihe navuga ko urwo rukundo rwanyu cyangwa se nyine urwo rukundo rwanyu angire nyine aba bifatamo ntago ari angire y'ubuseriye, ntago bifata nk'ibintu biri serious, nk'ibintu bifite objective iri clear, niko njye mbitekereza. baravuga ati nibyo gukina bisanzwe aho ngaho. hari n'abantu bahita bavuga ati bakereka ndi kumwe n'uyu nguyu ndacyafite amahirwe n'ejo nabona n'undi, nyine kumva ni ubuzima ntago aba ari kiriya nyine avuga ati okay uyu twakora bino ejo nkashaka nyirakanaka n'ejo nkashaka nyirakanaka, nyine mu mutima akaba ari umuntu nyine atarasetinze nyine objective iri ati niba ndi kumwe n'umuntu ibintu nyine ndi serious, ntago feelings zanyu ntago izo sentiment aba yarazifashe serious. hari akantu komojeho ukavuga ngo yenda uko ababona haba hakira abandi ashobora guhitamo undi ashobora guhitamo undi, bishoboke ko kuba wagira amahitamo menshi byatuma aka kanya ushobora guca umuntu inyuma muri kumwe bavuga ati nimuca inyuma yabimenya atayimenya akagera gute nabivuga ndafata undi of course nyine ni cya kintu no kuba n'ibintu by'imyaka y'ubuto hari ibintu butarasobanukirwa byinshi uvuga uti ibi bintu se kubifata nkabikora nk'imikino bifite izengaruka, ibi bintu se mbifashe nkabigira serie byazangira akaye kamaro nyuma, nyine icyo kintu cy'imyaka no kuvuga ati okay mba mfite abashuti benshi b'abakobwa rero tuvuge ni umusore mfite abashuti benshi b'abakobwa uyu munsi ndi kumwe na runaka mfashe nabi nafata runaka, ni bivuga nyine ngo umuntu ufite amahitamo ahitamo ibintu byiza avuga ati najya hariya none bigatuma wa wundi ukuri muri kumwe nyine ukumva ntago biri seri, nta ikintu cy'ubuseriye mpamya ko aricyo kintu cyakibura, hari ikintu cy'ubuseriye kiba kibura cyane ariko ako kantu ko tinzo ikintu cy'ubuseriye kiba kibura kenshi buri hari igihe ntekereza nk'abandi se abantu babiri bakundana n'umuhungu n'umukobwa barakundana bari kumwe sibyo, ariko se mu by'ukuri niba ukundana n'umukobwa ubu umuhungu ukundana n'umukobwa cyangwa se umukobwa ukundana n'umuhungu, ariko mu by'ukuri bisa nkaho ureba ukabona umuntu wifuza gukundana nawe cyangwa se wumva mu bitekerezo n'uwo muntu muri kumwe uwo muntu ushaka kumuca inyuma mu bitekerezo warota ngo bati igihe umuntu yifuza gukundana nawe ukomera uko tubana uko avuga ati umeze nk'umuntu wageze ku nzozi ze nyine uvuga ati byanga bikunda ati uyu nguyu niwe narotaga mvuga ngo uyu muntu umusore ne twakundana uyu mukobwa ne twakundana, nubwo yenda abagucicije haba hari abandi benshi banagushaka cyangwa se nawe ushobora kureka uvuga ati ni nabeza yenda kurenza muri kumwe birashoboka, ariko ukareka abandi ibintu byinshi narotaga ku muntu tuzakundana arabifite uwo muntu wamuca inyuma, uwo muntu biragoye ko wamuca inyuma kuko n'ubundi umeze nyine nk'umuntu wari ufite ikintu wahora gutegereje, none cya kintu kiri mu biganza byawe nyine ugomba kugisigasira ariko navuga yakugifata neza, biragoye ko ushobora kumuca inyuma, ariko nanone ugasanga ahantu ibibazo bikunda guhera urumva nubwo muri abantu babiri bakundana mwamuvuga ati turifuza ko igihe twaza forever twaba turi kumwe tugahuduza ibintu byinshi, ariko still mukira abantu babiri hari igihe angire uba ufatiramo ibintu uvuga uti n'uyu nguyu we atariko babibona abavuga ati reka uriya mutipe nyine ni bogari afite amafaranga nyine we impamvu nyine wamufasheho wabigize serious bafite murangire nyine yo kuva serete hari n'ibindi bintu biri imbere twapanga, ariko baravuga ati nyine ni ibintu birangwa akaba yanakunaniza ibyo bibaho kuko hari igihe umuntu ukunda nk'umuntu umutima wakumva bati kabisa uyu nahanga n'ahandi ntago ndumva ntahandi hantu nshaka kujya ndashaka kuguma muri iyi bibaho, ariko ukabitekereza gutya, ariko undi bari gutekereza ibindi bintu bitandukanye bihabanye n'ibitekerezo of course icyo gihe ntago muri kumwe imitima ntago biri hamwe, icyo cyo kirashoboka ko cyatera abantu ko bavuga ati why not ati uyu ngo arahari ntago turatandukana ariko reka mfate n'uwa kabiri aba ari aho ngaho babyita ngo backup hari abantu backup hari n'abimukira bavuga ngo nukubagara yose nguyu mbe mufasha hano
n'undi mbe mufashe gutya nyine nk'ibyo byose ibintu birimo gutendeka kugira ite kuko nubwo wajya guca umuntu inyuma yego hari cases yewe ukaba wagira relationship n'umuntu we namutateretanye biraho mukubitanye gutyo ariko kenshi umuntu ugiye guca undi muntu inyuma niba naba yateguye ntabwo ari ibintu bijya kukugwira gutyo haba haraciyemo nyine agahe. Ariko iyo ugende nkawe so imyaka ufite wenda warakundanye nanjye narakundanye ngeze rwose ntabwo ari ibintu wagenda ngo uhishe ngo wabugira imyaka iri hejuru ya 20 nawe utarabikora ntabwo bishoboka. Ni normal process icyo gihe bibaye byarabaye abnormal navuga ko haba nk'ikibazo mu by'ukuri iyo bavuze ngo muri iki gihe cyane ababo bahungu cyangwa abakobwa akenshi iki kintu nari mvuze ko cya backup usanga icyo kintu bakigira kenshi pe ntago mvuga ntago nakoze ubushakashatsi mvuga ngo ni ku rugero runaka ariko nk'abantu bari muri cya kigero navuga cyo kugira abasheri abakobwa cyangwa abahungu uzanga ikintu cya backup bakigira kiriya kintu cya giterwa n'iki baba bashaka kwirinda ibiki nyine nicyo kintu nakubwiraga nicyo kintu mbere navuze impamvu imwe ishobora gutuma umuntu aca undi inyuma none ngiye kuza ku ya kabiri icyizere gikeya ku bantu bakundana hari igihe wowe uri utekereza ngo cyane nk'abantu baba batari na kumwe uba utekereza ngo mukunzi wanjye so bwari hariya barantanga afite abandi barantanga gute se byashoboka ko umuntu yaba ari wenyine uko kutamwizera kumva ko bitashoboka niba wumva ko utabikora utabishobora ugahita wumva ko nawe atabishobora tuvuga ati buriya nanjye ashobora nimba ari hariya namubona akora ibindi ntabona nawe ukaba wakikorera ibindi bituma bavuga uti ndagendana na nyira runaka kuri level 1 ngendanye na nyira runaka kuri level 2 kuri level 3 gutyo uba ufite nyine za backup twavuga nyine nk'isheni tonde none uvuga hariya n'ibipfu nzafata hano hariya n'ibipfu nzafata hano urumva nyine nta cyizere uba ufite uvuga ati muri byakabivuga ati niba muri kumwe nyine muri kumwe igihe nikigera nyine ibyanyu bikarangira wenda kuko ntago hari igihe kubana forever bidashoboka uzahita uva muri ubwo buzima ukore transition ushaka undi nawe agiye gushaka undi akivuga uti mfite n'undi mfite babiri batatu bari inyuma yabo biroroshye niho byori kuvuga uti ntago nyine kudaha value uwo muntu nyine ntago muha value yakwiye ntago mwita uburyo bukwiye uvuga uti nyine anytime umuhombye wabona kuko nyine inyuma ye n'ubundi haba hari undi ariko se ako kantu uvuze nyine ako kantu uvuze ka backup nyine hari igihe mba ntekereza nkandi se ubundi kuki atari ngombwa reka yenda bisobanuye mu gashe yabane se kuki atari ngombwa ubundi nimba tuvuge yenda ukunda n'umuntu uramukunda naragukunda sibyo haramuraho ngaho sibyo ariko se bivuga yuko wowe nimba umukunda nagukunda hagize undi muntu ugukunda wowe uzamwanga ngo kubera ntago wamwanga kameme nyine ariko ushaka kuza umukobwa urugero sibyo ushaka ufite umuntu mukundana umukobwa aragukunda uramukunda pe nta kibazo none ku ruhande hakaza undi mukobwa afata ndagukunda rwose naye mbabarira ibintu nk'ibyo ngibyo twabishute ukavuga ati nta kibazo tukatubishute ariko nyine ibyo bintu bigomba kuba kiriya nta inshuti se gute nyine niba ufite umuntu mukundana already uri engaged uwo muntu wundi ashobora kugukunda n'ibyo ntabwo bibujije ni kimwe nawe ushobora gukunda n'undi muntu ntabwo bibujije ariko kubera ufite undi muntu muri kumwe witondesha wa undi umurongo ubwo nyine turi inshuti bisanzwe nyine ntabwo hari ikintu akenshi mu bijyanye no gutereta rega ikibazo ntabwo ari ubushuti bwo ni ubusanzwe nese se ufite n'abandi bafriend b'abakobwa cyangwa n'abafite abafriend b'abahungu ariko hari ugutwarira abantu rimwe ku murongo mu mutima wawe bizi uti runaka n'uwa mbere runaka n'uwa kabiri ariko nyine iyo ugeze kuri wa wundi wa kabiri ntabwo umubwira ngo n'uwa kabiri nawe ababizi ko ari uwa mbere na wa wundi wa mbere ntabwo umubwira ngo niwe wa mbere inyuma afite uwa kabiri nawe bose nyine bari iyo muri mu gihe cyo guteretana baba bari ku murongo umwe ariko mu mutima wawe wenda waramaze gukora nka decision icyo cyaba ari ikibazo uramutse uri umuhungu udatinga gutyo ukaba gusa n'abakobwa batanu kabashyira ku murongo bose kavuga ngo abo bose nabashira wajye ugera kuri mukamubya ni uwa mbere ndagukunda n'iki wagera kuri ni ibyo ngibyo ndetse ntabwo uzabana bateretana avuga ati runaka ni sheri w'iki ngiki runaka ni sheri w'iki ngiki bisobanuye iki umwe ni sheri wari ifite ngiye ku kazi undi ni sheri wo kuri weekend tugiye ku Gisenyi undi ni sheri w'amayinite undi ni sheri nyine buryo bakaba uko bimeze ukaba ufite none se sheri urukundo mwa abantu uvuze ko nayo mbona nyine
we mu mutima w'umuntu abavuga ati aba bantu nyine ni gutyo ngo nyine bose bazi ko ari ibintu biri seriye ari ibintu by'urukundo ariko afite ikintu impamvu nyamukuru amukurikiyeho target nyamukuru amukurikiyeho niho biba byoroshye niba umuntu avuga ati ngo wamayinite ngo nyine hari ibindi nawe muzadiringa niba avuga ngo hari ifite hari ibindi muzadiringa niba ngusohokana hari ibindi muzadiringa nyine urumva haba n'icyo kintu cy'urukundo ariko target nyamukuru iba ari cyo kintu nyine cyatumye ibyo bintu ubikora uri umuhungu cyangwa se uri umukobwa of course ushobora kuba uri ahantu yenda ntabwo ubona uburyo yenda ujya ku kazi kawe n'iki muntu mu gitondo waje kugeza ku kazi yagucyura agira gute ariko mu by'ukuri maybe wowe ushobora gutekereza ati nuko yankunze gutya ariko tu yenda we afite ikindi kintu agira gute ashaka kugeraho no kureba ibyo ni ibintu bigiye bitandukanye cyane ariko nanone nkagora kukana kuvuga ngo se mu by'ukuri ufite umushari mukundana agukundana n'umukunzi ukamuca inyuma wabimubwira utabimubwira reka twirinde kuko ndabizi neza n'abadukurikiye nawe uzareba video uzatubwiza ukuri nimba uri mu bantu bacecerewe nyuma ukabimubwira icyo cyo reka tukibeho wamuciye inyuma byarangiye ese mu by'ukuri bisobanuye ko umuntu utamukunda nabivuga gutera ntabwo kuko nyine ni twavuga mu kanya hari impamvu zishobora gutuma uca umuntu inyuma hari n'impamvu zishobora kuturuka kuri wa mushobozi zigatuma umuca inyuma urumva hari nk'igihe ushobora kuba umushakaho ibintu ariko ntabikwemere ukavuga uti nta ibintu ubona ko ko nyine ndagukunda pe ariko nyine hari ibyo nkwifuza ariko simbibona akaba yajya kubishaka n'ahandi kandi yenda avuga ati yawe njye baramakaribu ntabwo nakemeza ko utamukunda ariko habajemo nk'ikintu navuga cyo kutamwubaha kuko hari n'igihe cyane cyane nk'abasore bibaho hari nk'igihe ariko mu bantu habamo na kategori hari abantu nyine gufata icyemezo runaka mu buryo bafatamo ibyemezo hari abantu baba bari strong n'abantu baba batari strong nka bino dusanzwe tumenyere byacu by'abasore mwabona nk'amakazi yo gusohokana n'abandi bantu b'abakobwa mwagereyo iyo mugera hakaza kubaho nyine ibyifuzo by'imibiri tuvuge wafasha umuntu mwabyinanye mwasangiye agacupa mwagize mute bigeze kuri ya ngingo rero gufata icyemezo ngo biko ko umutima ufite sheri biranze bikarangira nyine iyo nshuro umucinya ntabwo nakemeza ngo ntabwo umukunda ariko nyine hari habajemo ikintu cyo kutamwubaha nawe nyine hari uburyo nyine utabikoze neza ariko kutamukunda ntabwo nabyemeza 100%. bisobanuye ko ushaka kumucinya mu mukunda hari n'ababaca inyuma batabakunda nyine byo gupretending ushobora gupretendinga ko umuntu mukunda akagira ngo uramukundana ariko mu by'ukuri nyine njye navuga nyine angire wafashemo ibintu ntabwo ari we yayifashemo ibintu wowe wabifashe nk'ibintu biraho byo gukina ariko yabigize seri ni cyagiye niba warafashe nk'ibintu byo gukina niyo mpamvu nubona nyine akanaka ku ruhande uzaga it's fine nubona n'undi it's fine nuko kandi urimo uvuga urimo urakakoresha kenshi mu kiganiro tukavuga n'udukurikiye abaje kugiraho tugiye dutandukanye iyo uvuze ngo mukunda n'umuntu ngo ariko ngo yenda ngo wowe wabifasha nk'aho atari seri undi ayifata nk'aho ari seri ibintu nk'ibyo ubundi ni ngombwa ko wajya mu rukundo mu by'ukuri bitari seri ukana gasobanura ko nimba dushaka kugenda tukajya mu rukundo just ni uko tuhuye tugamije yenda kwishimisha gusa ibyo ni ngombwa ibyo bintu reka mbivuge gutya ibyo bintu ntabwo ari byiza hari abantu benshi babikora ariko nyine buri wese aba afite impamvu ashobora no gusobanura impamvu ze ukabakonvenka ariko ntabwo ari byiza kuko ibintu by'urukundo ntabwo ari byo gukina icyo gihe uba ufashe umutima w'undi muntu ukawukina niba ufashe umuntu arabona okay yuri smart umeze neza nyine uri umuntu wuje ibyo uwo muntu yakunda yifuza kandi none uranamuterese arabyima ati ndagukunda wowe ufashe nyine za mbaraga umuntu urumva umuntu ugukunda byane twavuga nyine ubonye umuntu wifuzaga buri kimwe cyose umuntu yanagitanga akoze hard work iyo avuga ati umuntu ndamubonye ariko we byayo nari gukora ubipfushije ubusa ibyo ngibyo nyine bituma hari ikintu kinini ubugenda umwangiriza cyane muri ubwo buzima bwo bijyanye n'ibintu byo gukundana n'ibiki hari ikintu kinini ubugenda umwangiriza ashobora kugira ngo abantu bose ni gutyo bameze ashobora kugira ngo abantu bose baza bakina abantu benshi bakunda kubikora ariko ntabwo ari byiza nicyo navuga niba ubona ntuzi ntabwo uzi nk'ibintu bibaho cyane ukavuga ati
hari abantu nyine abantu bita aba sex partner akaza baga bari abantu babiri nta bintu byo gukundana ibyo barebana ni sex gusa nta kindi umwe arinjira mu cyumba cy'undi bakora ibyo bakora nanjye agenda hanze nta nubwo banaziranye ibindi by'ubuzima busanzwe nta nubwo banabibanamo bibaho ariko ntago ari ikintu cyiza nta muntu nabigiramo inama ntago bari byiza kabisa dukomeze tuvuga hari akantu nanone warukomejeho mu kanya uvuga ati ushobora kugenda tugenda nimba kuko buriya iyo abantu bakundana cyane cyane inda bari kumwe niko navuga kenshi uko byakagenda kose turi abantu kandi twambaye imibiri sibyo kandi imibiri yacu uko byakagenda kose hari ibintu ikenera sibyo wabishaka nyine utabishaka ariko hari igihe biba navonga umubiri wo urabigusaba ntago wabura kubishaka kandi nyine uwo mubiri n'uwawe umutima mu mutwe byose n'ibyawe ntago wabura kubishaka bibe ngombwa ko uri kumwe n'umuntu murakunda n'iki ariko mu by'ukuri nyine wamugane bitewe n'uko umubiri uri gusaba ibintu n'iki kandi mu by'ukuri muri kumwe murakunda n'iki ariko bavuga ati yo ntago bishoboka ntago nabikora wapi noneho kandi umuntu aramukunda kandi ukumva muri wowe wamugane hari ahandi hantu wajya bakaguha karibu kandi kuma nugenda uwo muntu wamuhemukiye sibyo uwo muntu wamuhemukiye kuko urumva nimba umuntu umukunze nawe umuciye inyuma already wamaze nyine uramuciye inyuma n'ugenda kandi none hari ikintu muri mu kwishoza hari ikintu aho gutinda bigenza bizagenda bita ukoresha icyo bita hari akantu cyaba bavuga nyine mu mugano bavuga nyine ngo hari ibintu bijyanye no kwirinda sida ukorera ngo kuba kwifata ubudahemuka agakingirizo wifuza agakingirizo nyine ubwo urifata ariko icyo navuga kuko ndakeka ibyo ngibyo byanga bikunda iyo byageza no kuvuga ngo dore ukuntu hari ibintu ukuntu biba bimeze ufite umukobwa mukundana nyine urashaka ya ngingo nyine ibijyanye no mu buriri uwo urashaka ko mubikora ariko ukavuga ati no ntabwo tubikora tegereza nimara kuba wawe niko abakobwa bavuga cyane cyane abanyarwandakazi nimara kuba wawe waransabye mu rugo ibyo bintu bizabikiriye biba byiza iyo mubihuje mwese mukicara mukabiganira mukabisetoringa ati okay reka tubyemeze tuzabikora nyine twese twabaye ibyo ni sayo iyo mubikunze iyo mubishoboye ariko nanone ntabwo nagira umuntu nabinyuma niba bikwimye ngo ngende kumuca inyuma ngiye cyo navuga kugira ngo abantu bakundane hari ibintu baba bagomba guhuza ntabwo ari 100% ariko hari ibintu bagomba guhuza niba rero kuri iyo ngingo mudahuza kugira ngo ujye guca umuntu w'abandi inyuma cyangwa kuba haravuga ati hari abahungu nyine bajya babigira gutyo bafite imitekererzo nk'iyo ngavuga ati okay uyu mukobwa ubwo yambwiye nyine ko bintu utabikora atabwiye umuntu n'uyu nashaka ati uyu nguyu ni Imana y'u Rwanda niwe nzashyira mu bago ariko kubera wowe wababiri wawe kwihangana byakunaniye ukajya ubifite n'undi ku ruhande uzajya gushaka bya bindi zabezuka zikora ariko ufite n'abandi mukunda nabo mu rugo ibyo ntabwo nabigiramo umuntu inama ahubwo navuga ni wabwo niba ubona aho hantu n'ubundi urahakunda umuntu uramukunda pe ariko niba icyo kintu nyine uragishaka ntacyo ari kuguha kandi nyine umutima wawe uragishaka ushobora no kuba biri muri bimwe wanamukurikiye ariko ntago ari kubirekura bivuze ngo uwo muntu hari ibintu nyine mutari guhuza kandi bishobora kuba bifite n'uburemere runaka byanajya navuga ni icyiza ahubwo nuko wagira ute wakora andi mahitamo aho nyine muzahuza bya bintu hari igihe uba ukunda ikintu hari igihe mu buzima bibaho hari igihe uba ukunda ikintu cyangwa se unagiharanira ngo unakigereho ariko bitewe na situation bikanga nyine bikakunana ntabwo uvuga ati ukagerageza ariko bikanga ubwo rero nyine hari igihe kurekura nyine biba ari inzira nziza ukavuga uti okay hano ntabwo uri gukunda reka njye kunywa ntabwo najya umuntu ngo ugira wawe ni ngo muzagira muzabana gutyo ngo mutabigira kandi n'ubundi urabishaka uri gupretendinga ko utabishaka imbere kandi urabishaka hano ujya kubikemura ubwo se bibaye wo gutyo uraha inyuma uramufite gutya ntabwo ushaka ko mubigira kandi avuga ati no ntabwo tuzabikora akavuga uti okay ntaribire reka respecting icyemezo cyawe ariko mu mutima wanjye nzajya gushaka hano nawe akavuga ati at this point ntabwo tuzabikora ariko nawe nzajya hano mukaba mwibereye muri yose niko kubaza ko akenshi ibyo bintu bikunze no kuba reka mbivuge bikunze kuba ugasanga yenda ushobora kubura n'umukobwa n'iki ya umubiri n'umubiri ntabwo uzabana n'umuntu yenda tubwenda murakundana mubonana kenshi imyaka 2-5 ishire byanga gukunda hari ibintu yanyu zabasa uko byakagenda kose cyane ntabwo twabica ku ruhande utabishaka kumva icyo kintu wabivamo kuko akenshi ushobora kubibwira umukobwa cyangwa se ushobora kubwira umukobwa
bakabyanga bati oya nta kibazo kuko bati shayo niyo mugore nashaka ntabwo ukaturavuga mu mutima ati ngomba kumugira umugore nkuko hari n'abakobwa babisaba abahungu bakanga izo ngero zirahari sibyo n'abakaba bati wapi sibyo umukobwa uramubwiye umukobwa arabyanga bati wapi nyine tegereza ubwo bati iyo kabisa ngomba no kumusaba dore azavamo ati niyo mugore byarangiye ati muri iki gihe rasira cyabaho noneho nyuma wenda ukanifata ntunajye n'ahandi aho ugasanga we siko bimeze akugera imbere yawe akigira marayika ku ruhande byararangiye byaracitse ntabwo mba muri mu nguni ntabwo mba muri we niba ngo we iyo ageze imbere yawe ashobora nyine akwereka uko ashatse kameme sibyo afite ubuzima abamo ari imbere yawe afite ubundi buzima abamo ageze ahandi urumva icyo kintu nacyo gishobora gutuma umuntu mukundana umuca inyuma kuko akenshi iyo tuba tuvuga ibi ngibi ntabwo hari ushobora kugana kuvuga topic runaka umuntu nyine agakuramo ibitekerezo akavuga ati se gucana gutya byagenda gutya nyine nawe akiyumva cyangwa se akumva akareba ibyo yagenda agareba abandi bantu bagiye bakora agasanga hari ibintu byinshi agenda ahuza ntabwo yabura kwiyumva kuko bino ni ubuzima tubamo ni ubuzima tubamo kandi tugomba kubamo nk'urubyiruko kuko akenshi ntabwo mbwira ko washaka umugore yitabi utayiciyemo ntabwo byashoboka sinzana umugore wamukurikira umufasha gutyo ugahita umuzana gutya byumvikane ko byanga bikunda buriya kuba wakura n'umuntu ukamuca inyuma twabonye ko biterwa n'impamvu nyinshi cyane ariko icyambere ngo twakabibuze icyambere ntabwo ibyo bintu ntabwo muri muri plus imwe umurongo umwe ntabwo umurongo aba ari umwe kuko urumva hari ibindi bintu bidahura ikindi cya kabiri ntabwo umwizera umuntu ushobora kutamwizera sibyo ikindi cya gatatu nkeka ko buriya mwembi babiri mwembi kuko icyo kirimo gihura cy'urukundo navuga rwa rukundo ariko atari ibintu by'ingenzi ntekereza ko uwo murongo wo kuvuga ngo ntabwo mwaba hamwe utabaho imitima iri hamwe urukundo ruhari hamwe nta kibazo na kimwe cyane no kugikemura ntabwo byose byakemuka uwo murongo byaba hamwe sibyo niyo mpamvu uravuga ngo aka kanya kabisa wowe uri mu rukundo n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu uri ahandi hantu runaka icyambere mugomba kubaka hagati yanyu babiri icyambere ni urukundo kuko nicyo kintu kigomba kubahuza cyambere icya kabiri ni icyizere mwaba muri kumwe mwaba mutari kumwe icya gatatu ukumva ko utagomba kumuhemukira nk'uko nawe yaba yumva ko ataguhemukira ubundi nyine ibyiza wiyifuriza tuyishyira kuri we nawe aba ari byo umwifuriza nyine nicyo kintu kiba ari cyiza nicyo kintu kinakomeza urukundo rwanyu nk'uko mwabyifuza mwagiraga muvuga bakundana imyaka 2-3 dufite intego aho tuzajya dufite ibyo dushaka gupanga imbere niho mubigeraho naho ubundi ibyo bitabaye ntago nyuma murabikora bigasenyuka icyizere baba nyine nta cyizere mufite mu rukundo nta kintu mwamufite murabikora nyuma y'igihe runaka bigasenyuka ukongera ukagenda n'ahandi yenda kubaka ibindi bigasenyuka kubera ko icyizere cyabuze mu rukundo icyambere ni icyizere wizera umuntu ukamwizera no kumuca inyuma bizagorana ntabwo wamuca inyuma kandi umwizera ntabwo ushobora reka dusoze sibyo reka dusoze twarimo tuganira kuri topic iti ni iki gitera abakundana gucana inyuma umuhungu n'umusore niyo topic cyane twibanda ku rubyiruko nuyireba iyi video icyo uzayirebera uzagira gutanga comment uvuga ati nanjye mbona ari bigenda bitera iki kintu kuba umuhungu n'umukobwa bacana inyuma kandi uri mushya hano gerageza ukore subscribe like share na comment kugira ngo tubashe kujya dusangira ubutumwa intego ni yindi ni uguhindura isi ari nziza kurusha uko twayisanze nicyo kintu cyo kigenderewe ndabakunda cyane ni Cobra Media TV stay on touch